Hey guys, hey my people, hey my lovers, hey my fans. Suje abafana mwese bakunda Nyamwiza ikoga cy'ibiraso byiza, intare y'ingore, abantu bakunda Byizigiro, abantu bakunda Samu kwitoroshi na Madegu, abantu bari abafana banjye ku Masimba agize ikibazo ariko turi ku ntare y'ingore. Ndaje mvuye kuri vacation ariko abantu b'i Rwanda banyaze ibintu byose ndajanye babinyaze banyaze guhera ku birato dore birato ngarukanye. Kurabibona ivarisi sabereka ivarisi ngarukanye nukuri ko Imana umuntu mwamambwira ngo ndagukunda ariko ivarisi tuzisubira nayo noneho gatumiza indi varisi banzanira imwe none icyago nahuye nacyo tibazana izikwira ibintu tanga n'izindi varisi tanga n'indi myenda kugira ngo ibire bibashe kuzura ariko narishimye mvuye kuri vacation n'amakuru ndishimye ko aje kuntora Imana iguha umugisha Byizigiro. Murakoze cyane nukuri ko Imana amakuru Pole na Safari meze neza tumeze neza turishimye meze ngugiye gutera ibiriki cyane ndabizi ariko meze ngugiye gutera Byizigiro. oya ntabwo nibisanzwe uyu mu ambasaderi w'Amasimba agenderaho ntari turabasuhuje mwese aho muherereye twishimiye kuza gutega Mwiza nyuma y'igihe kirekire yarakumbuha ha Nairobi. Imana iguha umugisha yabanye nawe mu nzira by'ukuri twari tugukumbuye muri surprise nabwiye ibintu utaje kumfata nukuvuga ngo umenye ko Kigali yangize gutyo kundi ntawe ndi gutyo. oya rwose wari umutwaro kugira ngo tuze kugura ese si ibintu muzamukora ngo nzapfe cyane uko Byizigira avuye gutega idorari kandi naza kumfata wari uvuze ko ngo ibikapo byagiye ariko nabonye hari ikintu wazanye utajanye imbere nukuvuga ngo bamunyaze igikapo ariko wazana impeta nukuvuga ngo banyaze kuva ku nkweto imyenda amasakoshi ari umugore w'igikondo inshuti yanje wanyaze isakoshi tumizindira umwana ari murazanga uzi ko bari banemereye amakoti 3 ko narimo nitegura kuza mu bukwe. Yesu mwaje ariko nuko nagiye n'ubivyo nashanye byose byagiye none ngaro narwiyambitse ngo turabazi yambitse uburemere baza bagira warwiyambitse cyangwa gendagira ngo hari amatangazo ufite narwiyambitse urupeta naragenda rugura ndavuga ngo zarwambara nduremerane numva baza baziyambika uko biza bimera. urumva hameze gute hano nyuma y'igihe gito wari uri kubena sa komeje kuremera wa nukuvuga ngo ibyo nashanye simbigana ariko naje ngarukanye ibyo ntajanye nibihuhaye agaciro ibyo wasize n'ibyuze ibintu by'agaciro garukanye n'urupeta na posto byonyine nakindi kintu ibisigaye narimo ngira ngo na posto wagombaga kumutanga kugira ubaye gute aposto n'urupeta n'ibizonyine garukanye bifite amerekeyo ibindi n'ibi binyo bonyaga hano kuri ya posto itakira twabona gafoto nambaye kana naka sije nakaguza ngaho igihumbi cyane n'isize bahere kuri za ibifuro mu UK barajana mu Rwanda basize bameze bate mu Rwanda bameze neza mu Rwanda Byizigiro ndakumenyesha ko twafite abafana twafite abafana badukunda ndikubwire ubyumve mu Rwanda abantu baradusuye abantu batweretse urukundo vacation yararyoshe just narimbakumbuye mushene narimumbiye imihanda y'inobi abantu bitege iki nyuma yo ko mwaryamye niki cyane nta ntare y'ingore nta views usize bameze gute abanyarwanda Kigali harakeye hari umuco hari utaratibu Kigali takajagari kabayo ariko nta views zibayo tugarutse Nairobi kuza kureba ukuntu ibintu bimeze ikindi nacitswe kujewe ucitswe niki narababaye ko ikiro cyo mu Gatumba cabaye ndahari havugiyemo amagambo ndahumirwa mbura n'umukamerameni muri uwo mwanya ngo tubwe kuri bino bintu byose nkaza numva ko ndababwa ko ndaribwa ndavuga atari ko bantu ariko turacyari muri ibyo bihe ndibaza ko n'ubundi mwafanduri hano ndamushakira uburyo mugeraho yemeye mbabarira ndakwinginga ariko aracari ino okay arahari karavuga neza uri mwana garaganira neza karaja mu ijuru kugira kubukazi mbese uravye ikintu cyatumye na vacation itarangira neza n'uyu mwana uri hano mukobwa urumva wifuza guhura nawe nifuza kumubona tugiye cyo kuri gategeko nirwo rufunguzo rwo kumugeraho
nimero telefone anje muhamagara gatageze no kumubona ni iminota ngiye ko yavuze ko umuntu wese wifuza kumubona aca kwa Gategeko ngera mu ntarakaraba amase kwikota kindi mpamagara Gategeko turishimye kukubona mu by'ukuri rwa rukumbuzi rwinshi cyane ndishimye cyane nubwo hari ibyasigaye umuntu na Elia yaje kuzamurwa yasize ikoti n'ukuri kw'Imana noneho ngiye Kigali nahumye Kigali hari umutuzo n'amahoro ariko nyine baragubanya ibintu byinshi twebwe hano amasakoshi imyenda ya mangaze inkweto hano twebwe tubona ku mafaranga makeya Kigali birahenze aha niho bihenze kurutire hano niho bihendutse bakwimukiye mu Rwanda ahubwo baze badutuma tubagurire tubahereze turakwiyegereje hano muri Kenya cyane nanjye ndishimye sana rindi kumbe sanwa kumbwire gutebe ko nari mbakumbuye mwese bi rwose turakwiyegereje abantu bari bagutegereje ari benshi warakoze kumbera aho ntari wo kabyare wasanga tugiye kuvana akaja mu gitaramo kuvuza ipendo cyane icyo nzokwitura nzogura ipendo rishasha ipendo rishasha urabizi ko irya mbere ryatobotse bagura ya mapendo tuzi hari ya junction arahari no barigura nukuri kw'Imana ubwira umuntu uzubaza amapendo umubwire ngo umuhe nimero yanje gusa ari baze ampamagare ni Ibrahim Karumva ni umufana wa n'uzukora amapendo Fidel yitwa Ibrahim Fidel umubwire ngo kubwuko wabaye mu cimbo canje aho ntari ugakora ibikorwa by'amasinzi ariko hari abantu bazabanjanginga ngo zamfana mwiza sindamenye impamvu buri muntu afite impamvu zo gufana uwafana nje nkubwiye ndakubwiye ngo kubera urukundo nkunda ni byinshi banekereza gukora nuko Satani yari nagiye yivanga mu migambi yacu n'ibiki ariko nubwo tutaramonikize sa twebwe turimo kugura ipendo ba pendo rigomba kuboneka mu bafana mu mafaranga y'amasimba mu kigega c'amasimba ukuremo amafaranga y'ipendo uhamagara Ibrahim ipendo rya zizige ucumbera agomba kwa afite ipendo rishasha rwose zaribereka siko bimeze ntabwo tuzatu mugongo zizigiro na amasimba nazigomba kumushigikira hariya muri uriya murima bamo w'ipendo akazanifuza akanezerwa agatwika amasimba uziko ndera ko kuri vacation ni kwipendo turishimye cyane kongera kubona mwiza mu by'ukuri ni umuntu w'umumaro mwinshi usare nari natekereje no kurizana sinzi ukuntu byagenze nuko rya utuboko twarimo tumeneka nuko utarisinga ubuteye ivi nuko utarisinga ubuteye ivi kuri vacation nisemura zakora kudahaye vuga vacation tuvuye muri Samari hameze gute hameze neza aposo kuramubona fata kira changu cha aposo bereke muntu aposo tubereke maso gusa bereke imisatsi bereke umusatsi n'inkweto imwana yambaye yabere usi yashize rero umwana anje uburebera afite azogusumba azonzi n'ibiduse n'ibintu kandi ndi muri initiative yo kumukurikiza uzamukurikiza ntawamenya kubera impeta wazanye takunze muri vacation ahubwo mwego murabona tamukurikije ariko mwego murabona tamukurikije ariko muko murabona nibute ukurabona ni wowe ubizi uranketse ndaketse ni wewe ntacyo nketse yeme turishimye abadukurikiye muri hirya no hino kongera kubona mwiza muri Kenya n'umugisha ni ukuri twari tumukumbuye nyuma y'igihe gito aririya mu bukwe yagiye kuruhuka nubwo rimwe na rimwe twagiye tumva ko warwayeho buke ahubwo ndakaza ntinya gutembera ariko ngiye kuza ntembera kuko iyo ndahari uzumpagararira neza bikanezeza rwose kabisa ndi ambassadeur neza cyane ngiye kuza ntembera ntaruha hari n'abantu benshi bagiye bambwira ko ngo ngubwire ko bagukunda benshi yari Kasarani ubwo butumwa burashitse natwe turabakunda n'ukuri turabakunda kandi tugiye kongera tube active hamwe n'Imana turi kumwe n'Imana abantu batarakora subscribe kunare ingore y'imfaya rwose mubikore intego yacu ni imwe ukareba ndetse buri ariko Sam arasa n'ufite ishyari nyuma y'igihe gito ntawumenya kurangwanya se kurangwanya amatara niko ni ukuri turishimye kongera kukubona niko nari mvuze ni nyuma y'igihe kinini cyane wari usa naho uri hariya hakurya kandi turabizi ko mwagiranye ibihe byiza gusa
ibiganiro byabaye bike bitewe n'impamvu zo kubura Samu ndetse tugiye gukora tunashimira urya wagukoreshaga ibiganiro nini Frank n'umwana mwiza ndebeshamo neza kamera nshimire Frank i Kigali ukora kuri Franco Films ndamushimiye afite ubukwe mu kwezi kwa 10 kandi mfite kumutwerera nige no mutahirwa n'ubu uri i Kigali uzabunka nibuzabaryara i Kigali hari abantu benshi azabariyo buri muntu namurarize ni mu kwa 10 sinibuka itariki neza ariko ndaza kwa 10 zaba ndiyo kubukwe i Kigali umuntu wese uzaburi i Kigali uzikara amasimbu uzantahira ubukwe bwa Frank nzojana ipendo ibiganiro byose mwabonye bikeya twakoze Frank n'ukuri kwibana none narahumiye yaza dukora ibiganiro for free akatudeplasa for free akankorera ibintu for free neburi yagira n'imodoka ngo agira imodoka Frank n'umukire nukuvuga ngo dukeneye abantu mu buzima nk'aba Frank ndagushimiye I appreciate so much Imana igumugisha mwinshi ni iby'agaciro kukugira man sinzi ndagushimiye wumve ko gushimiye mbikuye ku mutima wanjye wanyereka urukundo rudasanzwe murakoze cyane reka tubifuriza amahoro mwebwe abari badukurikiye ndabizi kuko ibiganiro bigiye kuza mu gihe mu byifuzo ndagushimiye kuba warafashe initiative yo kugira ngo ukomeze nanone kubwira abafana ko tukiriho n'ubundi turaje dukomeze gukora imirimo ndibaza ko intego y'amasimba ni iki no gufasha imfubyi n'abapfakazi intego y'amasimba ni ugufasha imfubyi ni ugufasha abapfakazi ni ukuvugira abagore bagowe nubwo satani yagiye tudeviyamo bukeya turi gusenga kandi inzira ijikana nica mu butayu kandi tugiye kuzasimba abafana benshi nakomeje kubona abimbwira dusubire muri ya ntego yacu cyane hariya twari turi biriya byose byatewe n'iyo twagiye duhura nabyo ariko now we coming back twongere dusura abagowe twongere dusura imfubyi twongere dusura abapfakazi byizigi turi kumwe nawe turi kumwe n'ababintu turi kumwe na timu y'amasimba muri rusange turi kumwe n'amasimba yose b'abafana nta kintu tuzananira reka tubashimire dufite umwanya muto aha ngaha ararushe afite inzara ndarushe murakoze ndarushe zizigi mu ntwa wakize amarembo y'urupfu Yesu warakoze ishimwe rinyuzuye umutima wakize amarembo y'urupfu Yesu warakoze ishimwe 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 rinyuzuye umutima